ko ibyo Ndayishimiye ashobora kuvuga hari undi mukuru w'igihugu udashobora kubivuga nko kujya guhuza urubyiruko ngo wagiye ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ukarubwira ngo witeguye ngo gufasha ngo abashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda ngo kugira ngo babikore ngo ubigizemo uruhare ubwabyo n'ibyo abanyarwanda bajye baca umugani ngo gupfa ku rurimi nk'isuka niyo yari kuba bifite mu mutima yari kureka kubivuga ariko yarabivuze kubera ko urwango rwabaye hejuru y'ubwenge ngo ane pensa pas à ce qu'il disait il a dit ce qu'il pensait igihe atatekerezaga ku byo ari kuvuga yavuze ibyo atekereza rero abo bantu bose baba ari abantu bashyizeho operation turquoise ije guhagarika ingabo za FPR ngo zo gufata ubutegetsi hanyuma bakaza bagasanga ntabwo bishoboka noneho bagapanga uburyo bambutsa bariya abantu bakoze jenoside n'intwaro zabo bakabona naho babacumbikira binyuranyije n'amategeko bakagumana n'intwaro zabo abo bantu ntabwo bapfuye ntaho bagiye barahari uzareba ibintu birirwa bandika hirya no hino nabo bakoresha bandika ugasanga umuntu avuye ikantarange muri Kameruni ngo ko afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ubu ngubu niwe ukoreshwa mu kwirirwa harabika u Rwanda no kugaragaza ibintu bitari byo kubera ko bo bagerageje ntibikunde rero ibyo byose iyo ubiteranyije ibyo byose ukabishyira ku munzani nibwo ujya ubona ikibazo yari uko kimeze ariko ibintu igihugu gihanganye nabyo kugeza uyu munsi ni ingaruka z'ibintu byabaye mu 1994 kubera ko mu by'ukuri ntabwo bari bazi yuko ibihugu by'ibihanganye nk'Ubufaransa ibihugu by'ibihanganye nk'Ububirigi n'ibihugu byafatanyaga byashoboraga kugamburuzwa n'abatari igihugu icyo gihe kuko ntabwo bari bagafashe n'ubutegetsi ariko naho babufatiye baracyafata u Rwanda nka cya gihugu kigenerwa kitagira ijambo iyo ibindi bivuze giceceka ntabwo rero bajya bishimira yuko yo kubona yuko u Rwanda ari igihugu kizamuka ari igihugu cyagize ijambo mu ruhando mpuzamahanga ari igihugu gishobora kugira icyo cyamara mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije ibindi bihugu yego mwirirwanya amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio radio ya diaspora nyarwanda ijwi rya diaspora turi kumwe na Maître Gasominari ni umunyamategeko akaba anadufasha no gusobanukirwa zimwe mu ngingo hano kuri One Nation Radio. Maître tubahaye ikaze. murakoze cyane murakoze cyane kandi namwe mwagize neza kwitabira ubutumire bwa none. Maître ndagira ngo tuganire ku Rwanda n'ubundi biganiro byinshi dukunze kubiganira ku Rwanda. Hari imyaka yabayeho twumva abantu bavuga ibi ku Rwanda bavuga ko bashaka kugerageza gutera u Rwanda bavuga n'ibikorwa bitandukanye ku Rwanda ariko uburyo bw'ubwirinzi u Rwanda bwashyizeho ntibyakunda n'ibyageragejwe ntibyarambye. Kuri iyi nshuro turi kumva amakuru hirya no hino abayobozi b'ibihugu bituranyi bavuga ko bazafasha abasirikare abanyarwanda gutaha. Turi kumva bamwe mu bantu babivuze ku mugaragaro ko bagambiriye kuzashoza intambara ku Rwanda bakora mu movement hirya no hino. Turi kumva barekuwe n'ubutabera hirya no hino bavuga ko bagiye gushinga muvoma yo guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Uko byagenda kose twarabyumvisha hashize turi kubyumva ubu ngubu. Kuri iyi nshuro bitandukaniye ngira ngo aho bitandukaniye nuko ari bishya. Ibyo ari byose ntabwo bisa n'ibyarangiye. Ibyarangiye byararangiye nuko byarangiye urakuzi. Ahubwo twebwe ikintu twibaza ese niba icyo bagamije ari ugucyura impunzi ku Rwanda rutigeze rwanga kwakira impunzi zarwo kuki bagomba gukoresha imbaraga za gisirikare? Kuko nta na rimwe u Rwanda rwigeze rufunga amarembo yarwo ku bana barwo. Umuntu wese wahunze kubera impamvu runaka yari afite uburenganzira bwo gutahuka. Igihugu ubu ngubu gifite amahoro. Hari abahunze igihe hari intambara, igihe hari jenoside, igihe jenoside yakorerwaga abatutsi, hari abahunze igihugu cyabo kubera impamvu. Ariko nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe, umutekano waragarutse, ubuzima mu gihugu bwaragarutse,
ibikorwa remezo byarubatswe, buri muntu wese arishyira akizana mu gihugu cye. Ikindi, ntabwo leta y'u Rwanda yigeze ibuza umuntu uwo ari we wese gutaha. Kuki umuntu yavuga ngo agiye kwishyira hamwe n'abandi, ngo agiye gufatanya n'ibihugu bituranye n'u Rwanda kugira ngo ashoze intambara yo gucyura impunzi, kandi izo mpunzi zidahejwe gutaha iwazo? Kuko ngira ngo murabyibuka, hari n'igihe n'umuryango w'abibumbye ubwawo wafashe icyemezo cy'uko ari nta mpamvu zigihari zatuma abanyarwanda bitwa impunzi, kuko igihugu cyabo gitekanye, igihugu cyabo kiyobowe neza, igihugu cyabo cyujuje ibisabwa kugira ngo ubishaka wese agitahemo. Uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga, ubona ukuntu birirwa bisuka baza mu Rwanda kubera ibyiza biharangwa, umutekano uhari, ubukungu buzamuka ku buryo buruta ibindi bihugu byinshi, kandi buri mwaka uburyo bwo gukora ubucuruzi bworoshye budashobora kubona ahandi hantu. Rero ntabwo numva impamvu abana b'u Rwanda bahera ishyanga, cyangwa bavuga ngo niba bashaka gutaha barashaka gukoresha intwaro, kandi mu by'ukuri babyemerewe, keretse ba bandi basize bakoze jenoside, kandi nabo iyo baje barakirwa, uretse ko iyo bakiriwe nyine bagomba gusubiza ku byaha basize bakoze, kandi bakaburanishwa hakurikijwe uburyo busanzwe. Umuntu ashyikirizwa ubutabera, ababaye abere bakagirwa abere, hanyuma bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe. Ntabwo rero numva mu by'ukuri umuntu uvuga ngo arashaka gushoza intambara muri iki gihugu, ngo ashaka gucyura impunzi, kandi nta muntu n'umwe uhejwe gutaha iwabo. Maître, hari byinshi bavuga iyo basobanura impamvu bagomba kugaruka mu Rwanda muri ubwo buryo. Bavuga ko inzira ya politiki yananiranye kubera ko u Rwanda ngo rudaha ubwisanzure abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Urumva dufite ikibazo cyo kumva ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi, urabona hari igihe tuya dufata amagambo y'abazungu na politike zabo tukazishyira mu zacu, tukazisanisha, kandi mu by'ukuri biba bidasa, n'uburyo tubyumva buba butandukanye. Hariya iyo bavuga ngo abatavuga rumwe, ni abantu uvuga ngo bo bagenda bagira ibintu bemera, ukumva bamwe ngo nabo muri extreme droite, ngo ni abahezanguni batsimbaraye ku mahame runaka igihugu cyabo kigenderaho. Abandi ukumva ngo ni abashyigikiye kwishyira ukizana kwa rubanda ndetse n'ibintu by'imibereho myiza, bakitwa ngo ni abademokarate cyangwa abasosiyodemokarate. Ukumva abandi ngo ni abasantirisite, bari hagati ya ba bandi ngo b'ibumoso n'ab'iburyo. Ibyo bintu ntabwo muri Afurika bihaba, ntabwo bihaba. Nibaza rero icyo bavuga ngo abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ubundi kutavuga rumwe n'ubutegetsi ni ukugira porogaramu itandukanye n'iriho. Ntabwo ari ukugirana conflict n'umuntu kubera ko utamukunda cyangwa utamushaka. Njyewe nibaza ko ari cyo kibazo. Ibyo kuvuga rero ngo ntabwo ngo batavuga, ubundi kuki utavuga rumwe n'ubutegetsi buyobora igihugu ubamo? Ni ukuvuga ngo icyo gihe niba winjiye muri confrontation, nicyo nakwita, ubwo icyo gihe uba winjiye muri rebellion. Ese hari igihugu na kimwe gishobora kwemera yuko politiki zacyo zirwanywa? Hari igihugu na kimwe gishobora kwemera yuko umutekano gifite uhungabanywa? Ese hari igihugu na kimwe gishobora kwemera yuko amategeko yatowe n'ababifitiye uburenganzira adakurikizwa? Iyo nibaza ko nicyo kibazo. Niyo bavuga ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratotezwa, urugero batanga n'uru. Kuko kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe naje mvuga ngo abantu bagomba kongera ishingiye ko bo ari bo. Niba hari imyanya ihari ikaba ipiganirwa igahabwa ufite ubushobozi kurusha undi, kubera iki wumva yuko wa mwanya wagomba guhabwa umuntu kubera ko mufitanye amasano cyangwa mufitanye ibindi bintu muhuriyeho? Njyewe nibaza ko ari icyo kibazo. Ngira ngo twese tuba muri iki gihugu. Niba abantu bakora bafite imirimo ikorwa itandukanye ihemberwa, tuvuge bakorera leta, sinibaza yuko bashobora kuba bagera kuri 30% y'abakozi bose bari muri iki gihugu. Sinibaza ko hari n'umuntu wari waza gutangira entreprise ngo bayihagarike ngo kubera ko atavuga rumwe n'ubutegetsi.
nta n'ubwo mbere yo gufungura kampani muri RDB bajya babanza kukubaza ishyaka rya politiki ukomokamo. Sinzi rero uvuga ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo baratotezwa niba ashingira ku zihe ngero, niba afite ubuhe buryo bwo kubireba. Naho ibyo ngira ngo ibivugwa reka tubivuge nk'uko bimeze. Abavuga yuko bashaka gutera u Rwanda abantu bose barabazi, ni abantu bafite ibyo bagiye bahunga kandi akenshi bari bafite ibyo bakoraga mu gihugu. Ni abantu bakurikiranywe kubera ibyaha bakoze barafungwa hanyuma baza guhabwa imbabazi. Ni abo bantu bavuga yuko bashaka gutera u Rwanda, kandi nibaza ko kubivuga n'ubushize twarabivuze, ururimi ni inyama yigenga. Buri muntu ashobora kuvuga ikintu ashaka, akabivuga uko ashaka n'aho ashakiye, ariko kubikora ni ikindi. Icyo gihe uzabigerageza ibyo azahura nabyo arabizi, kuko barabigerageje mbere, ibyaho bahuye nabyo n'ibyo babonye barabibonye. Icyo nagira ngo wenda mvugeho wakimbajije, reka dufate nk'urugero rwa Rusesabagina. Yego. Ibyo ari byo byose mwakurikiranye urubanza rwa Rusesabagina. Ibimenyetso byatanzwe mu rubanza rwa Rusesabagina, ibyinshi byatanzwe na leta y'Ububiligi. Ibyo ni ibintu nta muntu n'umwe wabihakana, ni nabyo byashingiweho ahamwa n'ibyaha yakoze. Ibindi ni ibimenyetso byakuwe mu bantu bari abarwanyi ba Rusesabagina. Ntabwo MRCD wari umutwe baringa wakoze ibikorwa bya gisirikare, watwitse imodoka, wishe abantu, wakomerekeje abandi, wasahuye imitungo itandukanye. Ibyo ni ibintu byanditse, ni ibintu bihari, ni ibintu bigaragara. Ntabwo abasabye yuko ahabwa imbabazi bigeze bavuga yuko urubanza yaburanyemo rwakurikiranywe n'inzego zitandukanye, harimo n'indorerezi mpuzamahanga, ko ari urubanza rutatanze ubutabera. Ariko nyuma yo guhamwa n'icyaha, yakoresheje uburyo itegeko riteganya yuko ushobora gusaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa perezida wa repubulika mu bushishozi bwe yamuhaye imbabazi. Ariko ndagira ngo ngarukiye ku biteganywa n'ingingo ya 72 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Niryo tegeko rigenga amategeko mategeko mpanabyaha mu Rwanda. Paragarafi cyangwa se igika cy'iri tegeko rya kabiri rivuga ko kuba warahawe imbabazi bidakuraho inkurikizi z'ibyaha wakoze. Muri izo nkurikizi harimo nk'isubiracyaha, harimo nk'uko ushobora gufatwa igihe harabaye isubikagihano. Iyo habaye isubikagihano bigenda bite? Umuntu akongera agakora icyaha, ryasubikagihano ritari ryakora, ndetse n'ibindi byose umushinga amategeko yarabiteganyije. Haba rero yewe mu by'ukuri ntabwo ari inama mugira, ariko umuntu nka Rusesabagina wahawe imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika z'igihano n'uyu munsi iki gihe kitari cyarangira, ari inama wamugira nuko yakwirinda kongera gusubira mu bikorwa nk'ibi, kuko amahirwe nk'aya ajya aboneka rimwe. Sinibaza yuko azongera kuyahabwa. Kandi hari umugabo witwa Ntamukunzi wigeze kuririmba indirimbo ashishikariza abantu bari mu mashyamba ngo nibatahe, ababwira ngo uwagutsinze ntaho yagiye. Uwazanye Rusesabagina ntaho yagiye. N'uburyo bwakoreshejwe mu kuzana Rusesabagina kugira ngo aze aburanishwe ku byaha yakoze, nabwo ntaho bwagiye. Yagombye rero kubimenya, akanamenya yuko we yagize amahirwe abandi bakoranye ibyaha batabonye amahirwe nk'aye. Baracyishyura ibyo bakoze, baracyarangiza ibihano bahawe. None we wagiriwe imbabazi akazihabwa, akarekurwa, akabona amahirwe yo gusubira mu muryango we. Ibyo arimo akinisha ashaka gusubiramo, ibyo ari byo byose ushobora kutirinda gukora ibyaha, ariko ingaruka zabyo zo ntabwo ubu zifiteho icyo nakwita ububasha,
nibaza yuko iyo umuntu yanze kumva ntabwo ajya yanga kumva. ariko metero ibyo uvuga nibyo birumvikana, ariko nanone abantu baravuga bati imbaraga zashyizwemo kugira ngo asohoke ntaho zagiye, bishobotse nabwo zakongera zigakoreshwa ugakomeza cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Usesengura gute ibihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika yaba n'ibindi bihugu bikomeye ku mugabane w'Uburayi, uruhare byagize mu bikorwa bitandukanye byabaye ku mugabane wa Afurika n'ibyo bikigira kugeza na n'uyu munota, twuririyeho kuri kesi ya Rusesabagina? Ibyo ari byo byose ntabwo nibaza ko uruhare ibihugu nk'ibyo bigira ndetse bigira no ku mugabane wa Afurika ari ibintu bihoraho kandi bikorwa kimwe mu bihe byose. ngira ngo hari igihe Amerika yavugaga rikijyana, aricyo gihugu cyonyine ku isi aho cyarwaraga inkorora isi yose igakorora. Uyu munsi ibintu birimo birahinduka. Uyu munsi iyo bavuze, tuvuge nko muri kariya kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, iyo Abashinwa bahagurutse bakavuga bati ibyo bintu muvuga ni mubireke, bajya babireka kandi bakabigira ibanga. Ntabwo hashize igihe kinini igihe Uburusiya bufata icyemezo cyo gutera Ukraine, isi yose yarahagurutse, biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibaza ko ari byo bikomeye kuruta ibindi byose ku isi, ariko Putin yarabihoreye. None si ubu intambara igeze hehe hashize igihe kingana gito? Igiye kumara imyaka 3. Igiye kumara imyaka 3. Rero uyu munsi ngira ngo ibintu bigenda bihinduka. Abo bantu bavugaga bakavuga ngo turashaka yuko bigenda birya ngo bakari ko bigenda. Ikibazo dufite nuko turacyafite ibihugu bidafite ubushobozi buhagije. Ibyo bihugu turacyabikeneye, usanga dukoresha amafaranga yabo, ugasanga tugendera kuri byinshi baduha, noneho ugasanga mu kumvira ibyo batubwiye, ibyo twunguka n'ibyo duhomba twashyira ku munzani tugasanga tutabyumviye ari byo twahomba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hajya habaho koroshya, ariko reka tujye tunibutsa ko n'igihe tuba dufite n'ibibazo binatureba bireba n'imibereho yacu, ibyo bihugu ntabwo bijya bigaragara. Reka nguhe nk'urugero, igihe jenoside yakorewe Abatutsi yakorwaga mu Rwanda, ni ibihe bihugu byahagurutse kuza guhagarika ubwicanyi? None se iyo ingabo za FPR inkotanyi ziza kuba zidafite ubushobozi bwo guhagarika jenoside byari kugenda bite? Nta Mututsi n'umwe wari kurokoka muri iki gihugu. Tujye tunazirikana yuko ako mu nzu y'undi kaza imvura ihise, ko mu nzu y'undi kaza imvura ihise. Kubana n'ibindi bihugu ni byiza, ntabwo dushobora kubaho nk'ikirwa, abantu nimagirirane barakenerana, ariko nk'iyo bigeze ahantu ari ubuzima bwawe noneho bugeramiwe, ubigenza ute? Icyo gihe niyo umuntu yaba ari inshuti yawe akakubwira tumva rwose ibi bintu bireke, uramubwira uti nakabaye mbireka ari uko mfite ikindi nakora. Ariko niba ari ukugira ngo n'ubundi dushireho, ahubwo wabwira umuntu w'inshuti ukamubwira uti wakoze, ariko ntabwo ibyo bintu nabishobora. Rero njye nibaza ko ikibazo ubu ngubu u Rwanda rufite ni ikibazo cy'umutekano warwo n'abaturage barwo. Ntabwo mvuga yuko turi igihugu cyahahamutse, nubwo twaba twaranahahamutse twaba dufite ukuri. Twapfushije abantu barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa, kandi abo bantu babishe nibo bavuga ngo barashaka kugaruka. FDLR iyoborwa n'umuntu witwa Mudacumura, ntabwo ari Mudacumura, yarapfuye, ahubwo iyoborwa n'umuntu witwa Ntahunguka Pacifique. We wenyine yarivugiye ngo azagaruka mu Rwanda ariko nta Mututsi ukihari. Ntabwo ijambo nk'iryo ari ijambo rijye risibama mu mitwe y'abantu. Umuntu ukubwira ngo nzagaruka mu gihugu ngo ariko nta Mututsi ugihari, urumva urwego rw'ingengabitekerezo ariho. Kandi abo bantu bose bavuga ngo barashaka ngo kwifatanya gutera u Rwanda, icyo bashingiraho n'uwo mutwe uyoborwa na Pacifique Ntahunguka na Byiringiro. Rero ngiye nibaza ko ni uburenganzira bwa buri gihugu kuba gishobora kuvuga ngo yego muri inshuti zacu n'ibyo mudusaba turabyumva, ariko iyo bigeze ku buzima bw'abantu hari ibyo tudashobora kwemera. Ndumva ari ryo pfundo ry'ikibazo. Naho iyo ubona ibintu bibera muri Kongo ukareba abantu bashyira hamwe mu kurwanya cyangwa mu gutegura kurwanya u Rwanda, nta kindi ubona uretse ya ngengabitekerezo ya jenoside. Kuko iyo urebye, n'ejo nasomaga raporo, n'uyu munsi Uburundi kiracyari igihugu cya nyuma ku isi mu bijyanye n'ubukungu,
mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage mu nzego zose ntabwo gifite amafaranga ashobora kugura peteroli na esanse n'amazutu by'abaturage gukoresha kugira ngo bashobore nibura no guhahirana bike bafite ariko babonye amafaranga yo kujya gushyigikira ingengabitekerezo ya jenoside muri Congo. Urumva rero ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo turi mu karere mu by'ukuri kandujwe n'iyo ngengabitekerezo, aho abantu bakabaye ari abayobozi batekereza uburyo bashobora gutekereza guteza imbere abaturage babo, ahubwo bumva bazanezerwa ari uko barimbuye abandi bantu. Ntabwo rero nibaza yuko inzego ziba zibikurikira kandi ziba ziri maso, ariko mu by'ukuri ingengabitekerezo mu karere irahari. Iyo urebye imvugo z'urwango zirirwa zibibwa haba muri Congo, haba kuri social media, haba ku maradiyo, haba ku mateleviziyo, haba noneho n'izi mbuga nkoranyambaga zirimo na za Twitter na za Instagram n'iki, ukareba ibiriho, mu by'ukuri ntabwo usanga ikibazo ari bwa butegetsi watubwiye wambwiraga ngo budahanga uburenganzira ngo abatavuga rumwe nabwo, ahubwo nge nibaza yuko ikibazo ni abantu bitirira ngo uko bafite ubwo butegetsi bo muri bo ngo bumvaga ko batagombye kugira ubwo burenganzira. Reka abantu bajye bavuga ibintu uko biri, ni icyo cyonyine. Naho abo bantu bavuga, ese ubu abantu bavuga ko bashaka gutera u Rwanda wabahaye manda nini? Abayobora u Rwanda uyu munsi batuwe n'abanyarwanda, barababwira ngo dore kuri porogaramu mwaduhaye twebwe twemeye yuko ari mwe mutuyobora. Babahaye n'igihe cyo kubayobora. Abo bandi manda yo kuza kurwanira abanyarwanda bayihawe nande? Ninde babajije? Kuba umuntu ngo yarakoraga muri hoteli ngo akumva agomba ngo kuba ngo perezida, ibyo bikaba impamvu ituma afata intwaro zo kujya kurwanya abantu. Ubwo urumva abantu ntibakajya bitiranya ibintu. Niba umuryango wa FPR Inkotanyi waravuze ngo nyuma y'imyaka igera kuri 30 y'ubuhunzi, abantu badafite uburenganzira mu gihugu cyabo, abantu batagira uburenganzira bwo kuva mu gihugu bajya mu kindi ko batagira impapuro z'inzira bahabwa, ntabwo ubu buzima tuzabubamo imyaka yose. Niyo mpamvu tugomba kubohora abanyarwanda. Bari bafite impamvu. Icyo kibazo nashaka kuza no kukikubaza kijyanye n'ukuntu iyo baganira bakunze gukomparinga. Twarabyumvise kuri insida iheruka ubwo hari babandi bavuga ko bafite base mu majyepfo ariko bari kurwana, bivuze batwika imodoka muri za Nyungwe n'iki, bavugaga ko n'inkotanyi ari ukuzatangiye inyenzi zitangira ziza zigatsindwa, ariko amaherezo zagejeho zigafatisha zikarwana urugamba zikabohora n'igihugu nyuma y'uko zishyize hamwe. Iyi propaganda, wenda kandi kubita propaganda kubiha izina, ibi bitekerezo byabo bari kuzana bitandukaniye hehe? Ko baravuga bati amateka agiye kwisubiramo. Reka nkubwire aho bitandukaniye. Umuryango wa FPR Inkotanyi uvuka wari ufite intego, yari intego yo kubohora abanyarwanda, yari intego yo gusubiza abantu agaciro bambuwe nyuma y'imyaka 30. Urumva, uretse abanyarwanda bari barahunze igihugu cyabo bagakwira imishwaro bagahungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse n'ibyakure, batari bafite uburenganzira bwo gusubira iwabo. N'abari bari mu gihugu nabo ntabwo bari bafite urwinyagamburiro, ntabwo bari bafite uburenganzira bwo kujya kwiga, ntibari bafite uburenganzira bwo guhabwa nka pasiporo ngo bashobore gusohoka igihugu cyabo. Bari bakeneye kubohora. FPR yari ifite impamvu, kandi yari ifite impamvu igaragara, yari ifite impamvu ifite ishingiro, yari ifite impamvu zituma ishobora gufata intwaro ikarwana igira ngo ibohore abanyarwanda. Kandi biranagaragara, urebye ahantu u Rwanda rwari ruri mbere ya 1994, ukarebaho leta yariho mbere ya 1994 yagejeje u Rwanda ikoze jenoside yakorewe abatutsi, noneho ukagereranya n'u Rwanda FPR yubatse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kugeza uyu munsi, ukareba icyubahiro u Rwanda rufite mu ruhando mpuzamahanga, ukareba agaciro umunyarwanda yahawe mu ruhando mpuzamahanga, ukareba u Rwanda n'ishusho yarwo ugereranyije n'ibindi bihugu. Mu by'ukuri wagira ngo ni ibihugu bitandukanye, kandi ntabwo ari ibanga. Ntabwo FPR ntabwo yaje mu Rwanda yikoreye imifuka cyangwa za mare zuzuye amafaranga yo kuza kubaka imihanda. Ntabwo FPR yaje mu Rwanda hari ubutaka ije izanye bwo guhinga. Nta kintu na kimwe. Yaje ifite gahunda nziza, iza ifite gahunda yo guteza igihugu imbere, hanyuma iyishyira mu bikorwa. Ni urugamba rukomeza,
uko imyaka igenda niko bigaragara yuko u Rwanda rugenda ruva ku rwego rumwe rujya ku rundi. Rero ntabwo ushobora kugereranya intambara ya FPR yo kubohora igihugu, intambara ya FPR yo kurengera abantu bicwaga, intambara ya FPR yo kuza guteza abantu imbere, intambara ya FPR yo kuza guha abantu bose amahirwe angana, ngo uyigereranye n'intambara y'amabandi iza gutega imodoka zigenda zirimo abaturage batazi n'abo ari bo. Ntabwo rero ni ibintu bibiri bitandukanye, ntabwo ushobora kubigereranya. Yego, ntabwo ushobora kubigereranya. Mu kanya ubikomoje ukomoza ku gihugu cy'u Burundi, nyemerera tukiganireho gake. Twarabibonye muri za 90 ubwo hari abari basize bakoze jenoside bahunganye n'ibikoresho bagiye muri Congo bagateza ibibazo, ubutegetsi bwa Mobutu ntibubyumve ntiburabarwanye. Ibyakurikiyeho twarabibonye. Muri iyi minsi twabonye u Burundi butanga base kuri FRN na MRCD, bakagaba ibitero muri Nyungwe baturutse muri Kibira yo mu Burundi. No muri iyi minsi hari amakuru y'ubutasi turi kumva, ama movement ya bamwe mu bahoze ari abasirikare mu Rwanda bava Kinshasa bajya Burundi kubonana n'abasirikare bakuru muri icyo gihugu. Ubwo ndavuga General Kayumba Nyamwasa. Ni ibintu biri kubana nyuma y'uko Burundi bwidekaraye muri iyi minsi ko butari ku murongo umwe no kumva ibintu kimwe n'u Rwanda. Twumvisha umukuru w'igihugu cyaba bivugira muri Kongo ko azafasha urubyiruko gukuraho ubutegetsi. Ni ikibazo kirekire, ariko icyo nshaka kukubaza, Burundi muri iki kibazo bwo biraza kugenda bite? Biri gutangazwa kwakiteka ko twongera kubona abantu bifatanya n'u Burundi kugira ngo bagabe ibitero ku Rwanda. Ese nta ngaruka zishobora kuba ku gihugu cy'u Burundi ku Rwanda twarubonye nk'ari igihugu gikomeye mu bijyanye n'ubwirinzi? Ibyo ari byo byose ngira ngo n'abarundi barabizi, n'abarundi barabizi, ntabwo ari ibanga. Ndetse ngira ngo hari n'amakuru aheruka kuvugwa yuko hari n'uburyo n'abo bantu baba bitwikiriye ijoro bashaka kuza gutera ibitero shuma bajya bakubitwa n'inkuba mu ishyamba. Urumva n'inkuba zisigaye zirinda abanyarwanda uretse n'inzego z'umutekano. Njyewe nibaza ko byanze bikunze Burundi nibwishora mu ntambara yeruye no gushyigikira abatera u Rwanda. Perezida Kagame niwe wigeze kuvuga ngo iyo uzi yuko inzu yawe isakaje ibyatsi ujya wirinda gukinisha umuriro. Sinibaza rero yuko inzu y'u Burundi isakaje beto, kandi ibyo u Burundi buri gukinisha n'umuriro. Rero nyakatsi n'umuriro urabizi ko bidakorana, cyane cyane iyo ari mu mpeshyi. Umwambi umwe w'ikibiriti ushobora gutwika umusozi wose. Bizaterwa rero n'ubushishozi bw'abayobozi b'u Burundi, byose biterwa no guhitamo. Ntibahitamo gushoza intambara. Abongereza nibo bajya bavuga ngo ni umugani kandi umaze igihe kinini, ngo when you cannot stand the heat you do not enter ubushyuhe. Ntabwo winjira mu gikoni. Ni ukuvuga ngo nibinjira mu ntambara bashoye ku Rwanda, ubwo bazaba biteguye n'ingaruka zishobora kuvamo. Gufatanya n'izo parti zose narondoye ruguru byaba ari igikorwa gisobanura nko gushora mu ntambara n'u Rwanda. Nicyo bivuga. None se iyo ufatanya n'umuntu ntimuba muri umwe, ntawabatandukanye. Nibyo nakubwiye. Icyo gihugu icyo gihe nyakatsi yawe wagombye kwirinda umuriro. Nyakatsi yawe wagombye kwirinda umuriro. Nibaza ko ari ubutumwa buhagije bahawe. Ibyo ari byo byose icyo twebwe twishimira ni uko igihugu cyacu kirinzwe kandi kirinzwe neza. Kugira ngo wakurikiye ibiganiro bibera Rwanda hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kimwe mu bintu leta ya Kongo isaba ngo ni uko u Rwanda rukuraho uburyo bwabwo bw'ubwirinzi ngo bubabangamiye. Sinibaze rero yuko ubwo bwirinzi ntabwo ari ikintu abantu bajya gutoragura mu nzira. Ni ibintu byubakwa mu gihe kinini. Rero umuntu uwo ari we wese nyine uzishora mu ntambara, ubwo azaba azi ikimutegereje. Njye numva aricyo navuga. Yenda abavugizi ba leta y'u Rwanda barahari, bafite version batanga. Twebwe tubivuga nk'abantu gusa bareba ibiba mu karere. Gusa ikiriho nuko ikigomba gusobanuka nuko abo bantu uretse kuba badafite impamvu ituma batera u Rwanda igaragara, nta n'uwigeze batuma gukora ibyo bintu. Rero ibyo bazajya bakora byose, ibyo bizajya bibabaho
ngewe nibaza ko ari bo bonyine bireba. Naho warumbajije ku Burundi, ugiye kureba nko mu mpapuro zo gufata zoherejwe hanze y'u Rwanda, abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi n'abayigizemo uruhare mu Rwanda, umubare munini w'abarundi bakoze jenoside bari mu nkambi z'impunzi hano, abenshi bari mu butegetsi kandi bafite imyanya ikomeye. Abo bantu rero nabo binjiye muri logike yo kuvuga ngo ntabwo twarangije ibyo twari twaratangiye, bivuga yuko nabyo ngengabitekerezo ya jenoside niyo ibakoresha. Ntabwo rero ngengabitekerezo ya jenoside ari impamvu igaragara yatuma umuntu ajya mu ntambara n'ikindi gihugu. Ariko nyine nk'uko nabikubwiye, iyo wiyemeje gukora ikintu ujya wirengera n'ingaruka zayo. Hari igihe u Rwanda na Uganda bitari bibanye neza za 2017 2018, twumvishe movement z'umujenerali umwe wahoze mu Rwanda muri Uganda, nyuma tuza kumva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangira icyo bita P5, ariko nacyo wabivuze mu kanya, hari inkuru irinda u Rwanda iragikubita, bamwe bisanga ku ruhande rw'u Rwanda bajya mu nkiko, bumvisha bita ba Mudasiru n'abandi, bisa nkaho birangiye, bisa nkaho bizimije. Ariko nyuma y'uko Tshisekedi atangiye imvugo z'urwango ku Rwanda ndetse no kwerekana umurongo ahagazeho, twongeye kumva izo movement muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nari nabikubajije mu kanya, tuzumva no hepfo mu Burundi. Izi movement zihatse iki, zivuze iki, twavuga ko ari ibintu bigamije iki muri iyi minsi? Oya, nta kindi kintu zihatse, ni ukuvuga ni kwa kundi abantu bavuga bati, wanabivuze umbaza uti n'abandi baragerageje biranga, barongera baragerageza biranga, ariko nyuma biza gukunda. Nabo ni bya bindi, urumva ntabwo ari abana babo bohereza, baragerageza ibya mbere, iyo byanze bakavuga bati ntabwo turi bubyemere, reka twongere dutegura ibindi. So ni kwa kundi iyo plan A yanze uvuga uti ni plan B, ni plan C. Babo kuko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo kimwe cyanze barongera bakagerageza ikindi, ejo cyakwanye bakagerageza ikindi. Ni muri ubwo buryo, nta kuvuga ngo ni ikindi kintu gishya cyavutse. Ni abantu bamwe bakora ibintu bimwe, bagamije ibintu bimwe, bajye babikora mu gihe gitandukanye, kugira ngo iyo izi ntambara zose zibera mu burasirazuba bwa Kongo zitaza kuba, uyu munsi nibaza yuko tuba turi kuvuga ibindi bitandukanye. Ariko niba ubona igihugu nka Kongo cyagombye kuba aricyo kibangamiwe n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwayo, aricyo cyanga gusinya amasezerano kugira ngo iyo ntambara irangire, nuko inyungu bafite muri izo ntambara no guhungabanya umutekano, ngira ngo niho hari ikibazo. Hari inyungu nyinshi ziri mu guhungabanya umutekano kuruta inyungu zo kugira umutekano muri utwo turere. Ari nayo mpamvu ubona birashoboka ko hari n'abandi bantu benda bihisha inyuma y'abo ngabo bavugwa, nabo bashobora kuba bafite, buriya hari ikintu abantu batajya bakomozaho kandi gikomeye. Buriya iyo ubonye ibihugu by'ibihangange bikora umugambi ukaburizwamo n'igihugu bita ko kitari igihugu cy'igihangange, igihugu kitari kinini mu buso, igihugu kitazwi mu bihugu by'ibihangange, ariko uyu munsi babifata ni kwa kundi wavuze ko abantu badaswallowinga pride yabo, bati kuko twebwe tugamburuzwe, tuvuguruzwe na kariya gahugu, ati tuzareba. None ugasanga abantu nk'abo ngabo uyu ubibona no muri diplomasi, kugira ngo reba nk'ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, nta kindi kintu bishingiyeho, nta kintu u Rwanda rwahemukiyeho Ububiligi, nta kibazo cyari gihari mu mibanire y'ibihugu byombi. Ariko kubera ko bamwe mu bayobozi bahawe amafaranga na Kongo bakemera pozisiyo y'abayobozi ba Kongo, baravuze bati ntabwo twebwe turi bwemere umwambasaderi u Rwanda rwohereje. Hanyuma batamwemeye, u Rwanda narwo ruravuga ati igihe cyose batari baduha ibisobanuro, uko niko ububanyi n'amahanga bivuga, niko amategeko abivuga, ntabwo natwe tuzaboherereza undi. Ariko noneho bya bintu bita reciprocité y'abantu banze uwo mwohereje kubahagararira, harya ubu mufitiye impamvu yo kwemera bo ubahagararira kwabo. Urumva ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva jenoside yakorewe abatutsi iyo biza kuba ari leta y'abatabazi ubwayo yonyine, ntabwo yashoboraga gushoboka. Hari ibihugu by'ibihangange byari inyuma,
y'iriya jenoside mu kwitegura kubera impamvu bonyine ubwabo bazi. Ariko gutsinda intambara kwa FPR inkotanyi no guhagarika jenoside byasigiye ipfunwe ibihugu byinshi n'abantu benshi ko iyo tuvuga igihugu ubundi aba ari abantu bakiyobora n'abafata ibyemezo, kuko igihugu ntabwo ari imisozi n'amazu. Rero abo bantu bose baba ari abantu bashyizeho operation turquoise ije guhagarika ingabo za FPR ngo zo gufata ubutegetsi, hanyuma bakaza bagasanga ntabwo bishoboka, noneho bagapanga uburyo bambutsa bariya abantu bakoze jenoside n'intwaro zabo, bakabona n'aho babacumbikira binyuranyije n'amategeko, bakagumana n'intwaro zabo. Abo bantu ntabwo bapfuye, ntaho bagiye, barahari. Uzareba ibintu birirwa bandika hirya no hino n'abo bakoresha bandika, ugasanga umuntu avuye i Kantarange muri Kameruni ngo ko afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ubu ngubu niwe ukoreshwa mu kwirirwa harabika u Rwanda no kugaragaza ibintu bitari byo kubera ko bo bagerageje ntibikunde. Rero ibyo byose iyo ubiteranyije, ibyo byose ukabishyira ku munzani, nibwo ujya ubona ikibazo yari uko kimeze. Ariko ibintu igihugu gihanganye nabyo kugeza uyu munsi ni ingaruka z'ibintu byabaye mu 1994, kubera ko mu by'ukuri ntabwo bari bazi yuko ibihugu by'ibihanganye nk'Ubufaransa, ibihugu by'ibihangange nk'Ububiligi n'ibihugu byafatanyaga byashoboraga kugamburuzwa n'abatari igihugu icyo gihe, kuko ntabwo wari wagafashe n'ubutegetsi, ariko naho babufatiye baracyafata u Rwanda nka cya gihugu kigenerwa kitagira ijambo, iyo ibindi bivuze giceceka. Ntabwo rero bajya bishimira yuko yo kubona yuko u Rwanda ari igihugu kizamuka, ari igihugu cyagize ijambo mu ruhando mpuzamahanga, ari igihugu gishobora kugira icyo cyamara mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije ibindi bihugu. Kugira ngo mujya mubibona intara ya Cabo Delgado muri Mozambique yari yarananiranye. Hari ibihugu bya SADC ubona ngo byaje gutabara muri Congo bikikije kiriya gihugu, ndetse SADC kiriya gihugu n'umunyamuryango wa SADC, ariko se bari barashoboye kugarura umutekano muri Cabo Delgado? Igihugu cya Centrafrique nticyari cyarabaye isibaniro kidashobora kuba igihugu kiyoborwa, ariko u Rwanda rwatanze umusanzu wayo no mu bindi bihugu. Muribuka mbere igihe hari intambara muri Sudani, muri iriya ntara ya Darfur, u Rwanda rwahagaruye amahoro. Uyu munsi Sudani y'Amajyepfo ubu cyabaye igihugu kubera umusanzu u Rwanda rwatanze, n'uyu munsi rugitanga. Rero njye nibaza ko ni ikibazo, abantu hari ibintu batajya bemera, hari kiriya kintu cyo kumva ngo twe turi ibihangange kandi tuzaguma turi ibihangange, noneho ntibemere ko hari impinduka zaba zarabaye, ko n'abandi bashobora kuba ibihangange. Noneho hakiyongeraho na kiriya kintu cyo kuvuga ngo uriya ngo azaguma ari wa wundi, kandi mu by'ukuri bucya bucyana yandi, niko abanyarwanda baca umugani. Njye nibaza rero ko ni ibyo ngibyo, haba Uburundi haba n'ibyo bihugu biba bikorera inyuma mu kwaha kw'ibyo bihugu ko ibyo Ndayishimiye ashobora kuvuga hari undi mukuru w'igihugu udashobora kubivuga, nko kujya guhuza urubyiruko ngo wagiye ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ukarubwira ngo witeguye ngo gufasha ngo abashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda, ngo kugira ngo babikore, ngo ubigizemo uruhare. Ubwabyo n'ibyo abanyarwanda bajya baca umugani ngo gupfa ku rurimi nk'isuka. Niyo yari kuba bifite mu mutima yari kureka kubivuga, ariko yarabivuze kubera ko urwango rwabaye hejuru y'ubwenge. Urwango rwabaye hejuru y'ubwenge. Hanyuma arabivuga byaba ni ngo umuntu ngo n'Abafaransa babivuga ngo ne pensa pas à ce qu'il disait, il a dit ce qu'il pensait. Igihe atatekerezaga ku byo ari kuvuga, yavuze ibyo atekereza, kubera ko atatekereje ku byo agiye kuvuga, ariko biri mu bitekerezo by'imbere nibyo byasohotse. Rero nibaza yuko n'urwango rwagiye hejuru y'ubwenge, kuko no ku rwego rwe nk'umukuru w'igihugu hari amagambo atagombye kuvuga mu ruhame. Hari amagambo atagombye kuvuga mu ruhame. Reka tugane ku musozo. Maître Gasominari, uravuga u Rwanda rwagerageje kugarura amahoro muri Centrafrique bikanatanga n'umusaruro muri Mozambique, uganire n'abanyarwanda ngo bafite confidence mu nzego zibarinze, bakumva koko baratekanye mu buryo bwo hejuru. Umukuru w'igihugu Mesirize nibwo yagize gusubiza Kenisa amubwira uti rwose mugende mubwire abaturage baryame basinzire nta kibazo. Kenisa aramubajije ati se turaryama gute, turi kumva abantu bari kugambirira kudutera? Ati muryame musinzire nta kizajya mu Rwanda. Iyo ni iyihe mirunga
metere mu gusoza ubona izirutse u Rwanda iruha iki cyizere kijya mu mitima y'abanyarwanda inatuma naho rugiye rutanga umusaruro? umurunga wa mbere ni ubuyobozi bwiza u Rwanda rufite. Umurunga wa kabiri ni abanyarwanda n'inzego bubatse zo kubarinda no kubateza imbere no kubakorera ibindi byose bakeneye. Ku bijyanye n'abatekereza gutera u Rwanda rero, njye nibaza ko inzego z'umutekano zihora ziri maso kugira ngo ibyo ntabwo bishidikanywaho. Buri muntu wese uzabisome muri za raporo zose zisohoka, ntabwo abazandika bose baba bavuga ibintu bitariho. Kugira ngo u Rwanda ni kimwe mu bihugu bitekanye, aho ushobora kuva ku mupaka umwe ukagera ku wundi utwaye imodoka, utwaye amafaranga arambitse ku ntebe agaragara, ntihagire umuntu n'umwe ugusagarira. Ukava ku mupaka umwe ukajya ku wundi, ukava mu burasirazuba ukajya mu burengerazuba, ukava mu majyepfo ukajya mu majyaruguru, ukazenguruka umujyi wa Kigali habona. Mu Rwanda ntabwo ibyo ari byo byose, ibyo ni ibintu bigaragarira buri wese. Ni ukuvuga ngo ni bya bintu bavuga ngo niyo waba wanga urukwavu, n'abafaransa babivuga ngo ntabwo wahakana yuko ruzi gusimbuka. Rero umutekano w'u Rwanda ni ikintu kigaragarira buri muntu wese. Umutekano w'u Rwanda ni ikintu kigaragarira ibihugu byose. Umutekano u Rwanda rufite ni nk'itara ricanye ahantu mu mwijima, aho buri muntu wese uwo mucyo n'urwo rumuri arubona. Rero nta yindi mirunga iziritse u Rwanda uretse ubuyobozi bwarwo, uretse inzego zarwo, uretse abaturage barwo. Metre, reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane.